hanyuma hari ubundi butumwa bwa chat mfite hano no butumwa bwakwiriye ahantu hose bugaragaza yuko usa naho waruzi ngo ubu hano na printinze bigaragaza yuko ngo mu minsi kuwa gatanu finali zaba samedi wowe waruzi kuzaba miss iyo chat wagiranye n'umuntu witwa Lil Park urayizi? Lil Park semuzi. Lil Park semuzi, chat sinyizi. Okay, narabibonye. Icyambere cyo uyu muntu ino foto nafiteho ni yo kwa gatandatu. Iyi chat biragaragara yuko ari mbere. So sinzi how to relate this. Ushaka gusanga warakoze screenshot wararangije gushyiramo ifoto. Iyi foto sinari nanayishyiraho. Haracyariho ifoto nagiye muri bootcamp. Rero it doesn't make sense. Okay. Hari n'abavuga yuko ngo bashaka kuba muri Miss Rwanda haba utuntu tw'udukata wenda ngo umuntu akaba yakora hirya no hino akaba yagira amajwi cyangwa se akagira ikamba runaka abona bitanyuze muri ziranzira twebwe tubona kuri screen. Reka mbabwire utaragera hari ahantu ntabwo ubimenya kuko nta katazibamo honestly. Dusobanurire kabisa ku buryo ibana hari n'abantu benda kukubaza kuri ibi ngibi. Nta kibazo rwose. Kata sinzi impamvu abantu bavuga ngo babamo kata kuko this year byanagaragaye ko nta kata bazanamo kuko nta nubwo bari bazi ngo muri bara batanu hazatahande. Ubwo se umuntu yinjiye afite ubwo buryo wenda izo kata ze agataha. Ntabwo biri possible, ntabwo bishoboka. Umukobwa umwe ya savingwaga n'abakobwa bagenzi be. Ubwo urumva yuko izo kata zibaye zinahari wenda with the organization. Umukobwa umwe uwo mukobwa agasigara ntago baba bizeye yuko azaba saved n'abakobwa bagenzi. Ariko tukiri kuri ibyo bya eviction, Kiza Vanessa yasezerewe kuwa gatatu hanyuma kuwa kane bamukroninga Miss Congeniality. Iriya kandi n'ubundi nimwe mwamusevinze ari mwe mwamusezereye birabyo bisobanura gute? Icyambere ntago kuba baratoragamo umukobwa usigara abakobwa bagenzi be turi abantu ibyo aribyo byose harimo abasevinze undi kuko babonaga yuko Vanessa ari threat. Ibyo ari threat no kuvuga ico kubangama mu ashobora kuba hari icyo yababangamiraho. Ntabwo mvuze yuko ariko byagenze ariko nkanjye nk'umuntu ndabitekereza ko umukobwa yabonaga umuntu ari threat byari byose byiza no kumukura mu nzira kugira ngo komeze.